abaduteze amatwi mwiriwe. Ku bufatanye na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Minubumwe, umushinga dufatanye urumuri ushyirwa mu bikorwa na Alerte International hamwe na ARCT Ruhuka ku nkunga ya USAID babateguriye ikinamico Shira Impumu mugiye kumva muri aka kanya. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa n'inzira Abanyarwanda bahisemo kugira ngo bagere ku mahoro n'amajyambere arambye. Ibi bigashimagirwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Mu rugendo Abanyarwanda bamazemo imyaka 30, ubumwe bwabo bugeze ku rwego rushimishije. Nubwo twishimiye intambwe imaze guterwa muri urwo rwego, ariko haracyagaragara inzitizi zitandukanye zibangamiye ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa. Mu rwego rwo gushakira ibisubizo izo nzitizi, hateguwe ikinamico Shira Impumu igamije kwimakaza ubumwe n'imibanire myiza by'Abanyarwanda. Muri iyi kinamico muriyumviramo inzira y'ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa mu batuye imisozi y'Ibweramahoro n'Inyamitavu, nuko bakomeza kugenda bakemura ibibazo bahura nabyo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Duherukana mu gice c'194 cy'ikinamico Shira Impumu, aho abagize club dufatanye urumuri bari bagiye guha umuganda umuryango wa Musafiri na Veronica wo kubakira ubwiherero ndetse banabishyura umusanzu w'ubwisungane mu kwivuza. Naho Amahoro yagaragarije umuhungu we Karinganire ko atishimiye umukobwa bakundana. Ese mama Karinganire azabyifata mate? Hagati aho Mukamusoni akomeje kwanga kugurisha ikibanza kubera amateka kibitse ya Jenoside yakorewe Abatutsi Ibweramahoro n'Inyamitavu. Ese amaherezo hazaba yahe? Mu kubamara amatsiko, reka mbareke mukurikire igice c'195 cy'ikinamico Shira Impumu. Ariko ro uzikomeruka hano kera di, ndabona waraguze na televiziyo. Erega ntabwo waherukaga kunsura. Uzi ko iyi televiziyo imaze amezi 6 mu rugo? Sha umva, ikigaragara agafaranga karabonetse pe. Ndabona ibintu byose ari bishya muri iyi nzu. Urukundo si ikintu. Kera ntarakundana na Simbikangwa, niberaga mu bwigunge siniyiteho. None ubu narasirimutse da. Ndabyibuka kera wagiraga intebe imwe muri salo. None ndabona rwose wagira ngo urugo rurimo umugabo. Ndabona waraguze amasahani, amatasi, intebe nziza, rwose nge numiwe pe. None se simfite sheri Kampi? Ubu utambeshye ko ushatse kumbwira ko ibikoresho byose ari Simbikangwa wabiguze? Oya da. Ibyo byaba ari ukugondoza umukunzi pe. Gusa iriya televiziyo ureba ni impano yampaye ku munsi w'isabukuru yanjye y'amavuko. Naho ibi bindi ninjye wagiye ubigura gahoro gahoro mu mikoro yanjye. Nukuri sheri wawe ntako atagize. Uri icyo nkundira Simbikangwa nuko mu bushobozi afite agerageza kunyitaho no kumba hafi. Biragaragara kuva mwakundana usigaye ubona ko watangiye kwiyitaho. Usigaye usa neza, wambara neza. Dore no mu rugo yagerageje kugura ibikoresho bishya si nka mbere. Nawe wabibonye cyane rwose. Aho ntangiriye kujya mu rukundo, ibintu byose byarahindutse. Kagira inkuru rero. Nukuri nibwo nongeye kugira amarangamutima no kwigirira icyizere cyo kongera kubaho. Yewe, erega nanjye nukoro. Kuva nahura na Fideli nibwo nanjye namenye urukundo icyo ari cyo. Uzi ko mbere nabonaga abantu bakundana nkabona ari abasazi. Ibyo uvuga ndabyumva Kampi. Gufatwa ku ngufu muri Jenoside yakorewe Abatutsi, uretse kuba byaransigiye ibikomere by'umubiri, byanangizeho ingaruka mu mitekerereze ndetse n'amarangamutima. Ubwo uzi kubyara ukiri muto ukabyarana n'umuntu mutigeze mukundana? Yo, birumvikana disi bishengura umutima. Uriya nanjye nyuma yo kuba imfubyi kubera Jenoside yakorewe Abatutsi, narihebye ntakaza icyizere cyo kubaho. Yo, more. Harya nta wundi muntu wo mu muryango wanyu wasigaye? Yewe, umuntu wa hafi wo mu muryango nasigaranye ni masenge, ariko nawe yambereye ikigeragezo. Gute sero? Wahora n'iki Kampi? Ko masenge nkubwire yagurishije imitungo y'ababyeyi banjye yitwaje ko yanderaga. Ayiwe, ko bibabaje. Niko byagenze Kampi. Ubwo rero aho mariye guca akenge nkabimenya, agahinda karanyishe masenge ndamusiga nigira i Kigali. Ko numva wakubititse mwana wama. None se waje kugaruka inaha gute? Nabaye iyo za Kigali, ubuzima bugeze aho burangana uko ndagaruka. Ariko wumve ko nari narihebye, nta cyizere cyo kongera kubaho nari mfite. Ndabyumva byari bigoye. Ubwo rero aho mariye kugera inaha, nibwo nahuye n'uyu mushinga tubamo wadufatanye urumuri n'ukurampumuriza. Nyura mu biganiro by'isanamitima nkiri ibikomere ndakomera, nanjye niyemeza gukomeza abandi. Gusa ubuzima nanyuzemo ni inzira ndende Kampi. Nahuye n'ibigeragezo byinshi. Yewe, ro, ndumva amateka twaciyemo kuyaganira bwakwira bugacya.
gusa icyo nishimira ni uko leta yacu yakomeje kutuba hafi ifatanyije n'abafatanyabikorwa batandukanye barimo n'uyu mushinga tubamo wadufatanya urumuri. baradufashije pe, basannye imitima y'abanyarwanda yari yarashenguwe n'ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi, ndetse badufasha no gusigasira ubumwe bw'abanyarwanda. ni ukuri umusanzu batanze wabaye ingirakamaro ro, maze rero wakoze kunganiriza, reka nahe ndabona umunsi uciye ikibu. Ugira ngo ntitumennyeho abiri kampi? Buriya rero iyo mbonye umuntu tuganira akantega amatwi mba numva nduhutse umutima. yewe si wowe gusa nanjye nuko. harya ro, ubukwe bwawe na Simba ikangwa buri ryari? Kandi namwe narumvise ngo buri hafi. Ese ubundi twazabukorera umunsi umwe kampi? Ko mbona wagira ngo turi impanga. ariko Roza nawe urasetsa, gusa byari byo ni uko abakunzi bacu batabyemera. Umva ko rubanda bavuga tugiye gushaka dukuze. ariko Roza nawe inkono ihira igihe di. Cyakora. ariko sheri uri umwana mubi, telefone yawe kuki wayikuyeho? naguhamagaye numva ntiri gucamo, uzi ukuntu nari nahangayitse. ariko Pazo, uzi koko ko ushobora kuba unkunda? ubuje kundeba ku kazi kuko wambuze kuri telefone? ubu ko uracyashidikanya ko nkukunda? ubu se ari wowe uhamagaye nimero yanjye kumva itariho, wabyifata mute? sha noneho ndabyemeye urankunda pe, erega urukundo n'ibikorwa. ibaze ni ukuri, ese ubundi ko numva uvugira mu mazuru urarwaye? ariko se sheri, ubundi ntabwo wari ubizi ko narwaye? ejo gate saza mu nama ya club dufatanye urumuri, ntabyo yakubwiye? ahubwo nibajije impamvu utayijemo, ngerageje no kuguhamagara numva telefone yawe ntiriho. sha numvaga ntameze neza kubera gripe, nuko nanga kwirirwa nza. ahubwo mbwira, muri iyo nama mwaganiriye ku zihe ngingo? ejo mu nama ya club dufatanye urumuri twaganiriye kuri gahunda zitandukanye, harimo no kuzegera urubyiruko rugenzi rwacu ruri mu biruhuko tukaruganiriza ku birebana n'amateka y'igihugu cyacu. icyo gitekerezo ni cyiza. mu rubyiruko ruri mu biruhuko nabonye harimo n'abari mu maklabu y'ubumwe n'ubudaheranwa ku mashuri aho biga. abo bose rero turashaka kuzahura tukaganira, nibura muri ibi biruhuko turebe igikorwa cy'ingirakamaro twazahuriraho. ubwo se ni nk'ikihe gikorwa muteganya sheri? ejo mu nama abantu batanze ibitekerezo byiza kandi bitandukanye, harimo kubumba amatafari yo kuzubakira abatishoboye, kubakira ubwiherero abaturage bo mu mudugudu wacu batabufite, ndetse no kubakira uturima tw'igikoni ku batadufite kugira ngo imvura izagwe baramaze kudutegura. ibyo bitekerezo byose ni byiza. turamutse dufatanyije nk'urubyiruko tukabishyira mu bikorwa, byadufasha gukomeza guteza imbere imibereho myiza y'umuturage mu mudugudu wacu. inama y'ejo yari nziza pe, gusa nawe kubera uburwayi nuko utahabonetse ngo utange igitekerezo cyawe. mu nama y'ubutaha nzaba mpari. none se sheri, ko numva ntangiye koroherwa, nkaba numva mu cyumweru gitaha natangira ya gahunda twavuganye, urumva uzamfasha iki? uravuga ya gahunda se yo kwiga imodoka? yego sheri, niyo. harya wambwiye ko muhira yaguciye angahe? nyine kwiga muhira yanciye 100, ariko najya gukora ikizame nkitwaza 50. nyine urebye no kwihugura byamfata nko mu 192 y'amanyarwanda. yego nyine. none se sheri, urumva ari menshi? oya ntabwo ari menshi da, ariko rero njye numva ibintu byo gutangira kwiga imodoka waba ubiretse. kubera iki se sheri? ariko ubwo uzi ko na Zawadi yabonye perimi? nyamara hari abantu numvise bavuga ko ngo umuhira ashobora kuba atazi kwigisha gutwara imodoka neza. ubwo rero njye numva ko waba uretse tukabanza gushakisha amakuru, sibyo sheri? ibyo ni ibihuha. Zawadi se ko yayibonye? kandi ikindi ejo nirirwa nyiramuhire ku kibuga, njye rwose nabonye azi kwigisha. kandi ejo wari urwaye? harya mvuze ejo, nashakaga kuvuga ejo bundi. none se bu, ko ntacyo mbwira kuri ayo mafaranga, uzamfasha iki? hari umuntu ngiye kureba twari dufitanye gahunda, reka mbanze njye kumureba tuzabivugana. ariko ni ukuri komeza ubizirikane. oya nta kibazo rwose. none se mushiki we, kiriya kibanza wabonye kimeze gute? kiriya kibanza ni cyiza pe, nubwo Mukamusoni yatwimye kiriya cyabo ngo abe ari cyo tugura, ariko na kiriya ntacyo kibaye. njyewe buriya ibya Mukamusoni byaranyobeye, njye nabonye adashaka ko kiriya kibanza ari twe tukigura. ni ukuri si ukukubeshya, njye nsigaye nirinda kubitekerezaho. none se wowe umuntu ubwira abantu ko agurisha ikibanza, yasanga ari twe tugiye kukigura akakitwima akisubiraho, urumva nta kibyihishe inyuma koko? gusa mureke, buriya tuzamenya impamvu yabyo. amakuru y'ibweramahoro n'inyamitavu ko yihutara, ejo bizaba byatugezeho. ese kuro, harya ngo kiriya kibanza urashaka kucyubakamo uruganda rutunganya ibiryo by'amatungo? ahubwo ndangira umuntu nakwizera uzajya ubika ibikoresho mu gihe cyo kubaka, akajya ahemba n'abakozi mu gihe nahari. ako kazi wagahaye Mukamana kuro, njye mbona uriya mubyeyi ari inyangamugayo.
ese Mukamana uvuga ni wa mubyeyi wadusanze mu kibanza tugiye kugura? n'uriya rwose yagucungira ibikoresho byawe neza. Niba umwizeye nta kibazo ubwo uze kumumbwirira. Nituva kuri sako ndaza kumuhamagara. ariko se telefone yanjye yagiye mwuka byaramo, kandi ubu wasanga muhire yongeye akayitwara. uriya mwana arananiye pe, ariko urabizi ngomba kurara mpamagaye umusaza wanjye Gakwandi akambwira umunsi azabonekeraho akaza tugapanga neza iby'ubukwe bwa Kampire. naho ubundi birayivugisha ngo tuzatoranya abo tuzatumira, ntabwo nzabimwemerera pe. ntabwo wajya gutumira ngo utaruke urugo utumire urundi byegeranye kandi bose ari abaturanyi. Mama, ko wivugisha wabaye iki? ndekundorere mwana wa, ese telefone yanjye ko nayibuze irihe? Nahoze nyikoresha hari amakuru narebaga kuri YouTube. ariko se muhi, ubu nzakugira inte koko? ubu tuyinite twose naguze watumazemo. ese ubundi abo bantu uhamagaza nimero yanjye ni bande? dore ejo bundi hari umukobwa wampamagaye ngo witwa Lisa gushaka. dore mbese ko mvuze Lisa nkabona umeze amababa muhu. Ariko nta bidasanzwe, naramuhamagaye ndamubura kandi naramushakaga cyane. kandi wa muhungu we agacuma z'imisi uhindiramo. aha cyo mpereza iyo telefone mpamagare nyokorome Gakwandi. Akira mama, ubwo naha nimugoroba hari umukiriya ngiye kwigisha imodoka. Alice niyongera kuguhamagara umubwira mpamagare ku yanjye rwose nta kibazo. ngaho genda muhi, nampamagara ndamubwira. mwana wanjye rero ndagira ngo tuganire bya cya kibanza cyacu kiri ku muhanda. Yego nguteze yombi mama, cyagiye dukura karoti macibiri yaje utaransobanurira neza. Ka macibiri kamaze gukura ndo, kandi kukareba kuriya nagacakura. umwana usigaye umbaza ibibazo nkabura icyo musubiza. Akubaza ibibazo bimeze gute se mama? dore ejo bundi yarambajije ngo yumvishe abandi bana bavuga ko papa we bamufunze imyaka myinshi. ubwo rero yambajije ikosa yakoze. None se ubwo ntiwamusobanuriye ukamubwiza ukuri? ariko ndo ugira ubwenge wa mwana we, ubwo koko nzabwire macibiri kose yari afungiwe ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi? Nyamara agomba kumenya ukuri mama, ushobora gusanga abamuha amakuru bamubwira ibitari byo. yewe nanjye mbonye wongisha inama sinkasekwe. Reka ibyo tubireke, ndabona bikurakaje. ahubwo nyibwirira ibya kiriya kibanza njye kuryama. ndo ibintu ngiye kukubwira birakomeye, ugomba kubigira ibanga urumva? hagize undi ubimenya byateza ikibazo umuryango. ibyo bintu ni ibiki mama, ko ntangiye kugira ubwoba? sinakubwiye ko bifitanye isano n'amateka ya jenoside yakorewe abatutsi wa mwana we? winyicisha amatsiko mama, ngaho mbwira. mwana wanjye rero buriya nubwo papa wawe yafunzwe ariko yazize amaherere. Gute se mama? erega Kimonyo yafunzwe azira kujya mu bitero, ariko we nta mututsi yigeze yica muri jenoside. kandi yarireza akemera icyaha mama. reka ibyo tubireke ndo mubwire icyo nashakaga kukubwira. ngaho mbwira ngo uteze yombi. mwana wanjye rero impamvu twanga kugurisha kiriya kibanza n'umuntu uzi amateka y'Ibweramahoro n'Inyamitavu ni uko hari imibiri y'abatutsi bishwe muri jenoside muri 1994. birashoboka ko harimo n'iy'ababyeyi ba Jeannette na Claude. mama, reka ngende gahoro numva ibyo mama na Ndori barimo kuganira. wowe na papa muracyabitsa ayo makuru? kuki mutabivuze kare ngo iyo mibiri ishingurwe mu cyubahiro? wavuze gahoro wa mwana we, kandi uzankorera ishyano. ariko ibyo bintu mama na Ndori bavuga n'ibikira. mama, ibyo bintu mbwiye birakaze, reka njye kuryama. uretse kugenda tubanze tuganire. reka ndyame ndumva naniwe. ariko kugira ubwenge ndo, kandi ubusazi ko yasize umugabo mu rugo. amakuru mashya Ndori abwiwe na nyina amukuye umutima ahita ajya kuryama. nyuma y'aya makuru amenye se hazabyitwara mate. Macibiri waje kubumviriza se we yaba yumvise ibyo baganiraga? ntuzacikwe n'igice cy'196 cy'ikinamico Shirimpumu. hari icyakunyuze, ufite ikibazo, inama cyangwa igitekerezo watanga, watwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero ikurikira 0788306539 cyangwa se ukohereza ubutumwa bugufi kuri mail ikurikira shirimpumu2020@yahoo.com. mushobora kandi no kudusura ku rubuga rwacu rwa YouTube ikinamico Shirimpumu, mukaba mwabasha kumva ikinamico zose zatambutse. Ikinamico Shirimpumu itambuka kuri Radio Rwanda buri wa kane saa 12:45
mbere y'amakuru y'ikinyarwanda.